Said, nshaka nyine tuvugane iki? ari nshaka kutuganira. Bihe ari kugambanira boss wowe. Umva tuvugane mwana. Ari nshaka kutuganira. Yumva neza utumvirana ukajyana amabwire. Kunyumva? Nta kintu navugana. Yumva mwana. Twingi ndabasuje mwese tubana no kuri filime yacu yiswe umwanzo w'urukundo. Ndagira ngo nkubwire ngo MK kamubayeho noneho yagiye kera ku busa. Uyu munsi wa none sinzi uko ari buze kuba yabigenza nyuma yuko twagiye tubona uburyo ki abavandimwe bagiye kuba bahangana bikomeye cyane. SMK ko yari yapanze ko yacikisha umukobwa, hakaba hajemo ibindi bibazo biraza kuba byagendetse. Ndagira ngo nkubwire ngo burya ubu igihe uri gutera intambwe ugera ku byiza haba hari imbogamizi nyinshi mbi cyane. Gusa byingiye kugira ngo uyu munsi tuganire kuri uyu muntu tugiye kuba twagarukaho cyane muri baza ni uyu munsi wa none ninde tugiye kuba twibandaho cyane. Uyu munsi wa none tugiye kuba twagaruka ku muvandimwe wacu cyangwa tumwite umugenzi wacu twakita nka Kamariza. Tumuveho twongeye tugaruke kuri famiye ya Cyusa ndetse na famiye ya Kai ndetse na MK cyane nibo tugiye kuba twibandaho. Reka nze duhere hano ngaha kuri Cyusa, reka tuhere kuri Kamariza cyane. Kamariza twagiye tubona uburyo ki yagiye adwanira MK ashaka kumwereka ko arimo kumudwanira, gusa byo siko kuri. Yari afite izindi gahunda yifitiye muri windani, yarashaka izindi plan. Situzi ngo ese niki yarashaka kuba yageraho kugira ngo yereke urukundo rukomeye cyane nk'urwo mwabonye adwereke MK, nyamara afite undi mukunzi ku ruhande. Ariko abantu benshi baribaza ni ese nukubera iki batweretse uburyo ki barimo kuba bari mu rukundo ariko n'ubundi bakatweka indi nzira ko nta rukundo barimo. Abantu benshi baribaza ni ese byagiye bigenda gute, gusa byo ndi hano kugira tumenye buri kimwe cyose. Uribaza ni ese ni biki, uribaza ni ese biraza kuba byagenda gute. Hano ndagira mubwiye ngo Kamariza ibintu ashaka kuba yakora ni ibintu bikomeye cyane. Niba Kamariza ashaka kuba yagira abagabo babiri, niba ashaka kugira ngo MK nawe amwigarure uyamwage, simbizi. Gusa byo mwabonye ko barimo kuba bamushushubikana cyane. Nubwo yahaginze MK paragisida, nubwo MK ntabwo yabikoze ko ari feeling yabyo, ahubwo yuko umuntu agushizeho pressure ukisanga wakoze ikintu utakoze. Murabizi mu isi yacu igihe n'umuntu akwiyereka ko ari kumwe nawe nyamara atari kumwe nawe, ari kumwe n'undi muntu, ahubwo akakwereka ko agufitiye umutima mwiza. Ese uyu mutima mwiza nk'uyu wa Kamariza ushatse gusobanura iki? My friend, ibintu birakomeye cyane. Umuntu ukwereka umutima mwiza ukibaza icyo ashatse kumininga ukakibura. We want to be careful for everything that we want to take. Ako anyway, reka nze tubigihore ibyo ngibyo tukatugaruka no kuri filime yacu. Iyi filime yacu ifite reason ikomeye cyane kuri buri umwe wese ukunda filime nyarwanda. Sinzi ko utabubonamo inyigisho ikomeye cyane niba ukunda filime nyarwanda, kuko iyi filime irimo inyigisho ikomeye cyane. Gusa byo ndakeka mwagiye mubibona nk'uko bagiye babibereka. Hari indi filime barimo kubategurira kandi mbabwira ngo For Love mwitegure nayo ko iri mu nzira iza. For Love ndabizi ko mwayikunze muri benshi cyane, cyo rero mwitegure kuba twabona For Love. Iyi filime For Love ndabizi ko mwayikunze cyane, gusa byo mwitegure ko igiye kuba yabageraho kandi nize ko mwiteguye muri benshi. Gusa byeka tugaruke kuri famiye ya Cyusa. Ntabwo mama we azi uko bimeze, azi ngo barasohotse baragiye, ariko se nyamara ko twe tuzi ukuri kose ko Cyusa ari mu bibazo bikomeye cyane ndetse adatabawe vuba ashobora no kuba yabipfiramo. Burya reka nkubwire, hari igihe umuntu aba ari mu bibazo kandi ababyeyi be bakaba bibwira ko ari umwana wabo abayeho neza. Ibyo bibazo kandi arimo akenshi na kenshi ugasanga nibo babimuteye. Kubera iki? Turi abagome. Ababyeyi b'iki gihe twabanyamatswe cyane, tuba dushaka ubutunzi n'icyubahiro kurusha ukuntu dukunda urukundo twagahaye abana bacu. Turuha ibintu by'isi, ubutunzi bw'isi, nyamara n'igihe gito bugahita buyoyoka. Ubutunzi burashira ariko urukundo rw'umubyeyi rwigeze rubaho ntabwo rujya rushira. Kubera iki? My friend, tugomba kwitonda. Niba uri umubyeyi w'umumama cyangwa umupapa, ntabwo ari ngombwa ngo umwana wawe umushireho pressure, umwereka uburyo ki arimo gukora ikosa rikomeye cyane kuba yajya mu rukundo, nyamara urwo rukundo ari kujyamo nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi
ashobora kuzagira yishimiyemo kuba ari kurijyamo, ntabwo uzi impamvu. Mureke yisanzure kubw'urukundo rwe ndetse n'umutimanama we. Wimushyiraho igitutu, umwereke uburyo ki ari ikibazo gikomeye cyane kuba arimo kuba yajya mu rukundo rushya, cyangwa kumubwira ngo rujya hano ngaha arimo kunyura mu inzira. Wakagombye kumwereka inzira nziza, ariko inzira y'urukundo nyir'ubwite niwe yishakira. Ushobora gushakira umwana wawe ubuzima bwiza azabamo ejo hazaza, ariko ntabwo ushobora kuba wamuha ubuzima bwiza ari buze kuba yazabamo ubuzima bwe bwose. Ubuzima bwiza ni twe tubwishakamo. Hagati y'umugore n'umugabo nibo bashakamo ubuzima bwiza. Reka tugaruke ku bantu b'ingenzi cyane muri iyi filime, MK ndetse na Cyusa. My friend, uru rukundo rwabo rurakemangwa. Mbaza uti ngo nukubera iki? Impamvu ndimo kukubwira ngo rurakemangwa, ni abavandimwe bagiye kuba bahangana. Murabizi intambara y'abavandimwe, it is not the end. Iriho paka umwe arangiye. Nyamara nubwo yarangira, abandi bo mu muryango baraguma bakabikurikira. Cyo reka nkubwire, niba Kai ndetse na MK barimo gupfa umukobwa umwe, iki nayo ikintu gikuye hagati y'abantu. Hakagombye umwe kureba akavuga ati ese umukobwa arankunda, ukamurekera uwo akunda. Nari ngombwa ngo niba umukobwa akunda MK, si ngombwa ngo ajye gupushinga. Werekane ko ufite imbaraga muhangana n'umuvandimwe wawe. Ubwo ntari ubutwari, nicyo kintu nakubwira cyo. Ubutwari bwa nyabwo nitwe ubwacu tuba tubufite. Si ngombwa ngo ujye guhangana werekane ko uri umunyembaraga. Izo mbaraga ntacyo zisobanuye, zirimo ubuhemu, zirimo n'imbaraga za ignorance, nta mbaraga zirimo. Niba MK baramuteranyije na Cyusa, uyu munsi wa none MK akaba ari kumara akoresha uburyo bushoboka, yumvisha uburyo ki Cyusa ari umuntu mwiza atari umuntu mubi. Biragoye cyane. Noneho Amplisi kuba yirukanse k'uyu musore arimo ashaka kumwinginga ngo agaruke, ibi bigiye kugaragaza ikimenyetso kindi kigaragaza ko we n'umukobwa bafitanye we na Kai bafitanye umubano wa hafi. Nyamara umubano wa hafi wakagombye kuba kuko ni abavandimwe. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Burya mu bintu uzakora ntuzakajye wihakana umuvandimwe wawe. Ni cyo kintu cya mbere cy'agaciro. Niba umuntu usigaranye mu muryango wawe, niyo muntu urumva nyine nibwo buzima bwawe. Ese uzi icyo bita akoreka nze ndeke kubitonkingaho cyane, kandeke kubitekerezaho cyane. Gusa by'icyo nakubwira cyo, my friend, uzi icyo bita ubuzima, umuvandimwe n'umuvandimwe. Biragoye cyane. Urukundo n'urukundo, n'umuvandimwe n'umuvandimwe. Umuvandimwe ushobora kumukorera icyo kibi, ariko ejo ntabwo uzabona undi muvandimwe. My friend, reka mbabwire, Cyusa ndetse na MK na Kai hagomba kugira umuntu umwe agatuza akavuga ati ngiye misemo iyi nzira niyo ngomba kunyuramo, singiye kubangamira undi muntu. Nicyo kintu nakubwira cyo. Ku ruhande rwanjye gusa byo mwifuriza kugira ibihe byiza wowe tubana umunsi kunda no mu kiganiro cyacu ndetse no muri filime yacu. Nabashimira cyane mbabwira ngo mukomeze mutwereke urwo rukundo rwanyu mureba filime yiswe Umwanzo w'urukundo, ndetse mbabwira ngo For Love muyitegure cyane, iraje.